Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nonaha reka turebere hamwe episode ya kabiri kuri season yacu yitwa Meyrin. Season yacu ikomeje kuryoha, tugeze kuri episode ya kabiri yitwa Meyrin episode ya kabiri. Tugiye kuyitangira uterero. Episode ya mbere yarangiye ute? Kuni yaratwaye vaccine mu gituza, ndetse vaccine yarari kurira kandi ahumeka cyane. Imisozi yari myinshi, inzira iteye ubwoba, ariko icyemezo cye cyari kimwe gusa: gukomeza urugendo uko byagenda kose. Inyuma ye humvikanaga intero z'abasirikari zatereye ku musozi, zimwe zisakuza, izindi ziranguruza amazina atazwi. Yarirukaga ariko nta mbaraga yari agifite nyinshi. Amaze gufatika gato, yahinduye icyerekezo yinjira mu gashyamba karimo ibicu byinshi, aho umuvura w'imvura cyangwa umuvundo w'imvura waruhukaga ku maso ye nk'amarira y'ibyiringiro. Yarebye umwana ameze neza, amukoraho ku izuru, yumva riroroshye cyane. Yaravuze ati, mwana mutoya vaccine, mama wawe yarakumpaye ngo nzakurinde, kandi turi mu bihe bigoye. Ati nta kizakubaho, ndetse nzakurinda n'ubuzima bwanjye bwose, nubwo ntazi aho ngiye. Mu maso ya vaccine hagaragara umutuzo nk'uw'ubutwari bwa nyina, nubwo yari akivuka. Ibyumweru bibiri rero byarashize, kundi yari amaze gukora urugendo rurerure cyane. Anyura mu misozi, mu bice byasenywe n'intambara, mu migina y'ibishyamba no mu migezi ikonje cyane. Ariko buri rugendo yabaga ahanganye n'ibura ry'ibiryo, umunaniro n'ubwoba bw'abanzi bashoboraga kuba bamufata bakamwica igihe icyo ari cyo cyose. Umunsi umwe, ubwo yari mu ishyamba ricagase ibiti birebire, yumvise ijwi ry'umugabo mukuru, Star. Kuni yarahindukiye, afite ubwoba cyane buteye ubwoba. Imbere ye hari umugabo wambaye imyenda ya gisivili, ariko yuzuyemo ubugome ndetse ubukomere n'ubwitonzi bwahoze ari umusirikari. Uwo mugabo yari umusirikari umudimobe. Uwo mugabo yamurebaga atuje cyane, maze abona umwana w'iminsi mike mu gituza cya Kuni mwibuke ni umurinzi mushya, yahawe inshingano na Meyrin ko agomba kurinda vaccine umwana we. Uwo mwana ni uwande? Nuko uwo mugabo yamubajije. Kuni yitonze ati, niwe nari narasezeraniye kurinda. Uyu mwana ngomba kumurinda n'ubuzima bwanjye bwose. Uzamukoraho cyangwa ushaka kumunyaka, azabanza atwara ubuzima bwanjye. Umugabo yahumetse cyane, amaso ye yahise yuzura ubwoba n'ibanga rikomeye. Yaratuje ati, maze aravuga ati, ndi umwarimu Ribo, nigeze kuba inshuti ya Rizanga. Yabivuze agahinda ari kenshi mu maso. Ati, ndi meteri wa Rizanga. Ati, ndi meteri Ribo. Ati, ndetse nigeze kuba n'inshuti ya Rizanga. Kuni yikubise hasi agira agahinda. Umugabo yakomeje aravuga ati, uyu mwana ufite muri iki kirago watsigatiye mu gituza cyawe, niwe bashaka cyane, niwe murage wa Rizanga, kandi hari ibanga rikomeye barimo guhiga. Kuni yahise amubaza ati, ese nirihe banga Ribo? Ribo amureba mu maso, maze atera indi ntambwe, aramwegera amubwira amagambo ati, rangije vaccine, niyo mpamvu intambara imaze imyaka ibiri itarangira. Nuko Ribo yicaranye na Kuni, amufasha guha umwana amata yari afite. Nyuma y'iminota mike yahishuye ukuri guteye ubwoba. Nawe unyumvire, ese nukuye kuri? Mwumva aya magambo yaje kuvuga, tegera amatwi.
yaravuze ngo Rizanga yabaga afite dosiye ikubiyemo ibimenyetso bikomeye bishobora kurangiza ubutegetsi bw'abasirikari bari kubica. Iyo dosiye yarananiranye kuyibika ahantu, ashyira mu mushinga wo kubyara mu murage w'umwana we. Kuni yatengushywe n'amagambo yumvise abwiwe na Ribo. None se bivuze ko uyu mwana ari we wanyirutsa ndetse ari we warangiza iyi ntambara? Ribo aramwenyura gahoro gahoro, ariko mu maso harimo ubwoba. Ati yego Kuni, mu maraso ye y'uyu mwana Wakisini harimo ikimenyetso cyihishe. Rizanga yacishijemo ibanga ryose. Aba basirikari bateye baramushaka, bashaka uyu mwana Wakisini, bazi ko ari we w'ingenzi. Ribo yabajije Kuni ati se mama we ari he? Kuni yaramubwiye ibya mama we ntubimbaze, twamusize ahanganye n'igitero. Ubwo Kuni yabaga atangiye kumva neza inshingano, yumvise intero y'abasirikari bari baje hafi aho cyane ndetse bamwegereye. Ribo yahise ahaguruka vuba, afata igikapu gifite ibyangombwa agira ati haguruka duce mu nzira y'ibanga iri mu misozi ya Rugazi, niho tutazafatwa. Kuni yagendanye umwana, umutima uri mutera cyane. Mu misozi ya Rugazi hari amabuye rero manini, inzira zicuritse n'imyenge itera ubwoba, ariko Ribo yamenyaga neza aho banyura, ntiyasesenguraga neza ibiri kujya mbere. Mu masaha make bageze ahantu hari umwobo mugari ujyana munsi y'umusozi. Aho niho abasivili bake bari bihishe, bazirikana ko bari mu kaga. Ribo yarababwiye ati uyu mwana ni we itabaro ryacyo, uyu mwana ni we uzadukiza. Nitumugeza ibwami intambara izahita ihagarara. Ariko umwe mu bahungiye aho ngaho yaratakaye ati ariko ninde uzatujyana aho hantu? Byari byamucanze. Akarere kari mu maboko y'abanzi, ni gute aho hantu tuzahagera? Ribo atuje ati nta wundi uzahabageza ni njyewe. Ariko yumva no hanze y'umwobo hari abantu benshi bagendagenda aho ngaho hafi aho. Amaso ye ahita ahinduka, aravuga mu ijwi rihangayitse, ababaye cyane, afite agahinda. Avuga mu ijwi rivuga gutya, badutumyeho ngo batwice, kandi abo badutumyeho bari hano hanze. Kuni yafatanye na Wakisini neza cyane mu gituza, amaso yuzuye ubwoba. Ati mwana mutoya Wakisini, njyewe Kuni nahaye indahiro cyangwa isezerano ngo nzakurinda, narihaye mama wawe. Rero kugira ngo uzakunguraho wazabanza twara ubuzima bwanjye. Ribo amuhereza ikarita efeza. Kuni urimo kuba umugabo kurusha, yaramubwiye ati Kuni urimo kuba umugabo kurusha ibyo watekerezaga. Fata uyu mwana umujyane muri kiriya giturage kiri ku musozi w'icumbi, niho honyine bazakwakira. Kuni avuze mu ijwi rirenga icyo yatekerezaga, ariko nubwo nkiri mutoya, uko byagenda kose nzabishobora, nzarinda uyu mwana. Ribo amureba atuje cyane, aterura amagambo ati ingwari ntivuka ikomeye, ahubwo ikomerera mu rugendo no mu bibazo. Kuni yarirutse asohoka mu mwobo, ahita anyura mu nzira y'amabuye. Mu gihe yarimo ahunga, yumvise amasasu aturuka inyuma, yumva ijwi rya Ribo riravuga ati genda ntuzatume umwana gupfana. Umwana niwe matabaro y'igiturage cyacu. Ejo hazaza hari mu biganza byawe, ugomba kurinda Wakisini. Ijwi rye ryahise ricururuka mu murindi w'amasasu. Kuni yakomeje kwiruka, amarira amutemba mu maso, agahinda ari kose ikiniga, icyemezo kiguma kimurimo. Akomeza kuvuga ngo uko byagenda kose ngomba kurinda Wakisini. Amaze kugera ku mpinga y'umusozi, yigeze ahindukira kuko yari azi neza icyo ashobora kubona. Yarebye imbere neza, imbere ye maze abona igiturage cyari kure ye cyane, cyarengerwaga n'urumuri ruruhije. Cyari icyizere cye cya nyuma.
ni hahandi Ribo yaramubwiye ko agomba kugira guhungira. Ahumeka cyane afata icyemezo, aravuga ati mwana mutoya nzakugezayo Wakisini, nubwo byasaba ko ntanga ubuzima bwanjye bwose. Ariko atarakandagira ku musozi neza, yumvise urusaku rukomeye rw'abantu bari bamutunguye. Umugabo ukomeye cyane yari ahagaze imbere ye, afite imbunda mu ntoki. Nta kujya kure, mwana mutoya, duhereze uwo mwana Wakisini niwe dukeneye. Kuni byaramuyobeye, umutima arimo aribwira ati se koko ndakora iki? Kuni yarahumetse, amaso ahinduka ubururu, ubwoba buramutaha. Umwana Wakisini ararira cyane, aratabaza. Banza nawe yaramenye ko abamushaka batamwifuriza keza. Inkuru rero irangiriye aha, ariko amahitamo ya Kuni ari hafi guhindura amateka y'igihugu cyose. Mwibuke neza ko Wakisini niwe makiriro, niwe ugomba gutabara igihugu cyabo, niwe mateka agomba gutabara igihugu cyabo, niwe ufite amabanga. Ese koko Kuni araza gutanga uyu mwana Wakisini, cyangwa araza gutatira igihango yagiranye na nyina wa Wakisini, yica isezerano umwana areke amutange, cyangwa arihagararaho yange kumutanga agwana intambara? Ese koko ntibari buhasiga ubuzima, cyangwa se ahari Wakisini baramutabara? Tuyicumbikiye episode ya 2 kuri Mayilini season ikomeje kuba uburyohe. Se wamaze gukanda subscribe ntabwo wari wayikora, ndizera neza kugiye kuyikora tugakomeza kurya isi. Se wamaze gukanda subscribe ntabwo wari wayikora, kandi ndizera neza kugiye kuyikora nawe utarayikoze. Ndizera neza kugiye kuyikora nawe wayikoze, Imana ikumere umugisha, kandi nawe uyikoze Imana ikumere umugisha. Ciao.